Dutangirana n'umukobwa mwiza witwaga Grace wari mu kigero cy'imyaka 23 wari urimo gusohoka ahantu muri sale imwe yishimye cyane. Grace wari urimo asoza kaminuza, ibyishimo byari byamurenze, amashuri yari agiye kuyarangiza kuko kuri uwo munsi yararangije defense, amaze kudefanda igitabo yanditse. Yari yishimye kuko yari abonye n'amanota meza cyane. Nta kindi cyari gisigaye usibye gutegereza umunsi wo kwambara agakora graduation, ubundi bakamuhereza diplome ye. Ibyishimo byari byinshi, indoto zari zose, wari umunsi udasanzwe mu buzima bwe. Agisohoka, abandi banyeshuri bigaga hamwe batangiye kumufelicita, bati babikoze neza cyane. Sinzi impamvu hano batacyemera ko dutumira bo mu miryango yacu, bari guterwa ishema nawe kuko wabyitwayemo neza cyane. Bahise batangira gufata amafoto, ubundi Grace aritahira. Mbere yo kujya iwabo mu rugo ariko yabanje kujya kureba umukunzi we Nicola, bari bamaze iminsi myinshi bakundana banitegura kubana. Yashakaga kujya kumutungura ngo amubwire iyo nkuru nziza y'uburyo defense yagenze n'ukuntu yabonye amanota meza cyane. Si ibyo gusa kandi yashakaga no kumushimira kubera ukuntu yamwihanganiye akamutegereza ngo abanze arangize kwiga babone gupanga iby'ubukwe bwabo. Ageze aho Nicola yabaga, kubw'amahirwe yasanze hafunguye. Yakuyeho irido gake gake ngo Nicola atamwumva, ahita amutungura ataramubona, maze ariko amukubise amaso arumirwa. Nicola yari yicaye mu ntebe, umukobwa amuryamye mu bituza, yambaye umupira we n'ikabutura ye. Nicola arimo kumukorakora. Imbere yabo hari hateretse amacupa n'ibirahure, barimo gusangira inzoga. Grace yakomeje kubitegereza batarimo kumureba, nabo bigumira muri ibyo ngibyo bari barimo. Yari yabuze imbaraga, yabuze n'ikintu na kimwe yakora, gukomeza ngo agenda basanga byamunaniye, gusubira inyuma byanze, yari yabuze n'ikintu na kimwe yakora. Yakomeje kubareba, agiye kubonabona Nicola ahise yegura uwo mukobwa umutwe, ubundi ahita amuhereza ikirahure cy'inzoga, barangije bahita batangira gusomana. Grace noneho gukomeza kwihangana byaranze, ahita avuga ngo mana we. Akivuga gutyo barikanze, bareka ibyo bari barimo, bahita bamureba. Grace aramubwira ati narinje kukubwira ko defense nyirangije n'amanota meza cyane. Nicola no kumufelicita byaramunaniye, abura ijambo na rimwe yavuga. Umukobwa bari bari kumwe muri ayo mabi yose atangira kumaza ati hani uriya ninde? Ni sister wawe? None se wowe kutigeze umumbwira? Umukobwa yahise ahaguruka aza asanga Grace aho yari ahagaze, aramubwira ati njyewe nitwa Delice, Nicola ni fiancé wanjye, wowe se mupfana iki? Muziranye mute? Grace wari wahoze ahagaze aho ngaho yabuze imbaraga zimusubiza inyuma, noneho yarazibonye ahita yigendera kuko yabonaga umuhungu rwose yicariye ntacyo bimubwiye, atarimo no guhagarika uwo mukobwa byibuze cyangwa se ngo ahita amuvuganira nyine avuga ati uyu nguyu ni fiancé wanjye. Nta kintu na kimwe Nicola yigeze akora, yakomeje yicariye aho ngaho rwose arabihorera. Grace yagiye n'agahinda kenshi cyane, atangira kwibuka ukuntu yari bize cyane ashaka gusoza amashuri ye akadefanda mu ba mbere, ko iby'amashuri bijye ku ruhande, yibanire n'umusore yakunze, bibanire ubuziraherezo, yatekereza ibyo amusanzemo akumirwa, agahinda kakamwica. Yabonaga bisa nk'aho inzozi ze zose yahoze arota kuva kera zicitse. Yageze mu rugo bya byishimo yari yahoranye, by'amanota meza yari yageze byayoyotse, byasimbuye n'agahinda kenshi cyane n'intimba ku mutima. Hashize akanya ari mu rugo yibereye mu isi ya wenyine, mubyara we Sandra yaramuhamagaye aramubwira ati Grace felicitation, uzi ko ntibukaga yuko uyu munsi aribwo wadefanze? Sinzi ukuntu mu kanya mbitekerejeho mpita mbyibuka, ndishimye kubwawe ma chérie. Grace mu ijwi ry'agahinda aramubwira turakoze. Sandra ati none se wabaye iki kutishimye? Igitabo cyawe bacyanze? Aramusubiza ati hoya nta kibazo, natsinze nagize n'amanota meza. Undi atari ko se wabaye iki? Nta foto wapostinze, ndi kukuvugisha nkumva ntabwo wishimye kandi uyu munsi wakabaye uba uw'ibyishimo. None se byakugendekeye gute? Grace aramubwira ati ibyanjye ni birebire cyane Sandra, uyu munsi wambereye mubi cyane, ku
umunsi wanjye w'insinzi ikomeye cyane, natandukanye n'umukunzi wanjye, umuhungu w'inzozi zanjye. Sinzi nyine ukuntu nabikubwira ariko menya ko ibyanjye na Nicola byarangiye. Sandra ati hoya sha, ubwo se byagenze bite n'ukuntu mukundana? Mbabarira umbwire ukuntu byagenze. Grace aramubwira ati ndumva ntashaka kubivugaho, reka ibyo bintu tubireke, na telefone ngiye kuyikuraho ntihongere no kumpamagara. Sandra aramubuza ati ndumva mbabaye cyane ariko wikiheba ngo ujye mu isi ya wenyine unakureho telefone. Njyewe nari nguhamagaye ngo uze ngusohokane tuze guserebura nyine twishimire insinzi yawe. Ntabwo nari nzi ukuntu ibyo byose byakugendekeye, ariko nubwo byagenze gutyo mbabarira uze duhure dusangire tuganire, umbwire n'ibyakubayeho ureke gukomeza guheranwa n'agahinda wenyine. Grace kubera ukuntu we na Sandra bari inshuti, nubwo yumvaga ashaka kwibera mu isi ya wenyine, ariko yamwumvishije yuko hari umuntu ugomba kumuba hafi bakaganira, akareka gukomeza kwigunga, nuko yumva ko kagomba kureka bagahura bakaganira. Bapanze guhura koko, Sandra amubwira aho bahurira hafi y'aho yakoreraga, ati ngwino ndahita mva mu kazi maze nzi tubahurire. Amasaha ageze bari bavuganye, Grace yaragiye ariko asanga Sandra atarahagera. Aramuhamagara maze turi hehe ko mbona ntakubona? Aramusubiza ati bufashe icyo kunywa ndaje mu kanya gato ndaba nkugezeho. Grace yafashe icyo kunywa, usibye ko nta n'ikintu yumvaga ashaka cyane, yifatiye amazi aba ari yanywa, ubundi aramutegereza. Yamutegereje igihe kirekire abona akomeje gutinda. Yahise yongera aramuhamagara, Sandra aramwitaba aramubwira ati sheri ni ukuri nyihanganira, ndacyategereje umuntu usimbura ukora shift ya nijoro. Hano urabizi ntabwo tujya dufunga, ndabona umuntu usimbura uri gukora ijoro yatinze kandi ntabwo nafunga ngo masige honyine. Mbabarira ni ukuri ubundi ntabwo ajyaga akererwa, sinzi icyamubayeho uyu munsi, ariko ihangane akigera hano ndahita nza nirukanka, utanze komande y'ibyo turi buze kuza gufata nanjye ndaba ndimo kuhagera. Yahise akupa. Grace aratekereza ati komande? Komande y'iki se? Nta kintu na kimwe nshaka, turabifata nuza, wenda wampira na peti kuko rwose njyewe ndumva nta n'ikintu na kimwe natumiza. Yakomeje kwicara akomeza kumutegereza, arategereza abona butangiye no kwira Sandra ataje. Yamaze akanya yicaye wenyine, akajya kuri fone nabwo adafite icyo kwimaza, nta muntu n'umwe ashaka kuvugisha, ubuzima bwari bwamubihiye. Uko yari aho ngaho wenyine kandi hirya ye ku yandi meza hari hicaye abasore bane bari barimo gusangira banaganira. Umusore witwaga Jackson uri muri abo basore bane yari yaje gusangira n'izo nshuti ze, ariko ashaka no kuzisezeraho kuko haburaga iminsi 2 gusa ngo yerekeze imahanga kandi yari buzamara igihe kinini benda kugenda. Ariko Jackson yakomeje kwitegereza umukobwa wicaye wenyine kandi umaze n'akanya kanini, akumva ashaka kujya kumuvugisha. Yakomeje kwihagararaho ariko bimwanga mu nda, yumva agomba kujya kumuvugisha ko byamera kose. Bagenzi be batangiye kumuca intege, bakamubwira bati ubwo urashaka kujya he koko? Umukobwa mwiza nk'uriya mwiza cyane wicaye wenyine, uratekereza ko buriya nta wundi musore bafitanye gahunda? Uragira ngo ugende usebereyewe? Jackson ati ibyo ngibyo ntabwo byanca intege, nta kazi ke nashaka abategereje umukunzi we, nashaka hansanga ibyo bibi cyane, ariko uko byagenda kose sinagenda ntamuvugishije. Arababwira ati umuntu uwo ari we wese baba bafitanye gahunda ntabwo biri bumbuze kuza kujya kumuvugisha, ahubwo ndagiye rwose murabeho. Kuko n'ubundi bo bari bagiye kugenda, nabo bahise bamusezeraho barigendera, bamusiga aho ngaho. Ahita afata icupa ry'inzoga yari amaze kwaka, ahita agenda yerekeza aho umukobwa yari yicaye. Grace icyo gihe wari wibereye mu isi ye, ntabwo yumvaga ukuntu yamaze igihe kinini yarifashe ashaka ko ijoro ry'ubukwe bwe rizaba ridasanzwe, kuko aribwo yari kubabonanye n'umuhungu bwa mbere. Noneho umuhungu akunda cyane, yatekereza n'ukuntu we yirirwa amuca inyuma aryamana n'abandi bakobwa, akumva ntabwo arimo kubyakira. Akibaza ati
ese ni njye wakoze amakosa? Ni njyewe se watumye bansha inyuma? Ni njyewe nyirabayazana bibaye byose? Ni uko nari naranze ko tubonana? Cyangwa n'ubundi ni ingeso asanganywe? Niyo mba narabyemeye yari kujya ansha inyuma uko yiboneye kose? Grace atarabona igisubizo cy'ibyo ngibyo yibazaga, nibwo wa muhungu witwaga Jackson yahise amugiraho. Yari yaje agenda gake gake, Grace amubonye arikanga. Jackson aramubwira ati hari icyo byaba bigutwaye twicaranye? Grace aramubwira ati byakintwara kandi cyane kuko ntago njye nicarana n'abantu ntazi. Jackson aramwenyura aramureba mu maso aramubaza ati ibyo ngibyo gusa? Humura nubwo utanzi turaza kuza kumenyana. Grace wari wibariye arimyoza ashaka guhaguruka ngo yigendere, ariko Jackson amufata akaboko aramubwira ati ndakwinginze mbabarira wigende. Grace yanze kugenda koko, umuhungu nawe amwicara imbere aramubwira ati bisa nkaho utishimye, ariko humura iminsi yose ntisa. Uyu munsi turishima ejo tukababara, nuko nguko nyine ubuzima bumeze. Ariko uko byamera kose muri iyo minsi mibi ntituba tugomba guheranwa n'agahinda ubuzima ngo buhagarare, kuko ubuzima uko byagenda kose buba bugomba gukomeza. Muri ako kanya bahise bazana n'ikindi kirahure, Jackson atangira gusukamo kuri ya nzoga yari yazanye ahereza Grace ngo basangire, ariko Grace arabyanga. Grace ahubwo yakomeje gutekereza ku magambo yari amaze kumubwira yo kumukomeza. Aramaze ati uri umuganga? Nyine ndimo ndibaza niba uri psychologist. Jackson ati oya, ariko ku myaka mfite byanze bikunze hari experience maze kugira y'ubuzima. Umunsi umwe umukobwa twakundanaga yarambabaje ndiheba cyane, nibaza niba nzongera kubona umuntu nkawe, birambabaza binjyana kure cyane. Ariko uyu munsi nshima Imana ko twatandukanye, nshima Imana ko yavuye mu buzima bwanjye, kuko mba mbona ntari nakwiranye n'umuntu nkawe. Nawe rero nubwo ntazi ibyakubayeho, ariko humura hari igihe uzashima Imana ubone ko bitanagombaga kukubabaza, kubera yuko Imana iba idufitiye imipango myinshi cyane, wasanga hari ibindi byiza byinshi irimo kugutegurira. Jackson yahise yongera amuhereza ikirahure ngo basangire, ariko Grace akomeza kubyanga amubwira ko adashaka kunywa inzoga. Jackson yakomeje guhatiriza akomeza kumwinginga cyane, ariko Grace akomeza kwanga aramutsembera ati rwose ntago ndi buze kuza kunywa inzoga, ntiwongere no kumpatiriza pe. Ako kanya Sandra yari aje kureba aho ngaho bafitanye gahunda, yahise amuhamagara aramubwira ati sha umbabarire ni ukuri birangiye ntaje, umuntu wagombaga kunsimbura twamubuze, ibaze ko noneho yanakuyeho telefone ye, turimo turamuhamagara nimero ye nticemo. Boss rero ansabye kurara kuko nta muntu yabona yahamagara muri iri joro ngo amubwire ngo naze mu kazi atanabimuteguje kuva kare. Ubwo ngubwo ni njyewe ugiye gukomerezaho ndari, umbabarire ni ukuri nanjye ntabwo nari nzi ko ari ukuntu biri buze kuza kugenda. Kankohereza amafaranga ufata ibyo ushaka byose, tuzapanga undi munsi duhure, umbabarire pe. Grace aramubwira ati wikirirwa uyohereza icupa ry'amazi gusa nafashe ntago ryananira kuryishyura, kandi humura ndakumva ntago wata akazi k'abandi ngo ni njye uje kureba. Bahise batandukana kuri telefone, maze Grace wari wiriwe ababaye cyane, agahinda gahita kongera kariyongera, atekereza ibyo yaciyemo umunsi wose, ahita avuga ati ubanza uyu munsi nta mahirwe nari ngufitemo, n'igitabo cyanjye sinzi n'impamvu bacyemeye. Yahise afata cya kirahure cy'inzoga Jackson yari amaze akanya amuhatiriza kunywa ariko yabyanze, ahita agikubita ku munwa, inzoga ahita ayimaramo, ikirahure aracyeza. Jackson yarikanze ati ariko se ni ibiki noneho bikugendekeye gute? Grace ati reka ninywere, ahita akurura icupa ngo asukemo yuzuze n'ikindi kirahure nacyo akinywe, ariko Jackson amufata akaboko ntiyatuma arangiza gusuka. Aramubwira ati mbabarira wikomeza kunywa inzoga zingana gutya, mbabarira ndakwinginze pe. Grace aramubwira ati ariko se waretse nkinywera, ibi bintu by'inzoga se wabizanye, ntago wasanze ndimo kwinywera amazi, ndeka ninywere se. Yahise amushikuza rya cupa ry'inzoga asuka mu kirahure cye aracyuzuza, ahita yongera kubita ku munwa, ahita ahamagara seriveri ati zana irindi cupa twinywera. Jackson ahita abuza seriveri ati ndakwinginze wikumva ibyo arimo kuvuga,
wikigera uzanira izindi nzoga ubyihoreye. Grace akomeza kwisaza ati wamuretse akazana inzoga tukinywera, rata agenda uzana izindi nzoga twinywere, uzane nyinshi kandi. Jackson byaramucanze ati ariko se wabaye iki, byakugendekeye gute? Ubundi si ibintu numvisha uvuga by'ibitabo n'ibiki, ngo ntuzi impamvu uyu munsi igitabo bacyemeye, none se uri umwanditsi w'ibitabo? Grace aramusubiza aramubwira ati oya, ntabwo ndi umwanditsi w'ibitabo, ariko uyu munsi yari defense yanjye, kubera ukuntu zari zitangiye kumugeramo yarirekuye amubwira byose. Ati maze kudefanda nahise nsanga umukunzi wanjye ari gusomana n'undi mukobwa, kandi nanjye nica aho ngaho ngo ndiza amasugi, ngo nzamutungura ku munsi w'ubukwe bwacu, ngo ni gift nzabamuhaye. Maze nawe akirirwa ambeshya ambwira ngo nta kibazo ngo azantegereza, ntazi ko yirirwa mu bandi bakobwa. Grace yatangiye kubwira Jackson ati ariko se wadise bakazana izindi nzoga tukinywera. Jackson aramubwira ati banza unsezeranye yuko uri buze kuza kunywa gahoro witonze, utari buze kuza kongera kugotomera nk'uko urimo kubigenza. Erega ziriya ni inzoga ntago ari amazi. Grace aramubwira ati rega byose ndabizi, ngaho nibazane ndanywa gakeya nta kibazo. Bazanye izindi nzoga, Grace arasinda atangira kubwira Jackson ati we ubundi bimaze iki kwifata nyibwirira, nari nafashe umwanzuro ukwiye cyangwa bwari ubugoryi? Jackson aramubwira ati yego wikicira urubanza, wari wafashe umwanzuro ukwiye, nuko nyine wabuzigamiye umuntu utari uwa nyawe akaba agutengushye. Grace araseka ati oya wimbeshya, urambeshya rwose, ntacyo bimaze kwifata, nta kintu na kimwe bimaze kwicara ngo urifashe, nyamara uwo mukunda nawe atifashe nk'uko kuri wowe bimeze, ubwo se bimaze iki? Ndambiwe kandi gukomeza kwifatafata nizigamira abantu batanshaka, batanankeneye, batanazi ko mbaho. Ndambiwe gukomeza gushwana n'abahungu dufite ikintu. Uzi abahungu tumaze gutandukana kubera gukomeza kwihagararaho, uzi ukuntu ari benshi. Ndara ntasinziriye nimajina ukuntu ijoro ryacu ry'ubukwe rizaba rimeze, ukuntu azanshimira ko nabaye umukobwa w'umutima, ukuntu ahora ambwira gusa ngo azantegereza, ngo yubashye icyifuzo cyanjye ko tutagomba kubonana ubukwe butaraba. None reba biriya yirwamo, nta nubwo asiba abakobwa. Ikigaragara buriya si uriya mukobwa wari wambaye imyenda ye, ni ukuvuga yuko atari yanaharaye. Njyewe rwose ibintu ndabirambiwe, nanjye ngiye kubivamo. Jackson ati humura kandi wikiheba ngo unicuze cyane, kandi wirambirwa, komeza wifate. Yego nibyo kuko yakubabaje, ariko wicika intege, komeza wihangane kandi uzabona umusore ugukunda, uzanakubahira umwanzuro wawe wafashe kuva kera. Ikindi kandi wikomeza kwifata kugira ngo uzashimishe uwo muzabana gusa, bikore kuko wumva arizo ndangagaciro zigomba kukuranga, kutagomba no kwiyandarika nk'umwari. Kandi nanone wikomeza kubabara cyane ngo ubabazwe nuko wenda yaguciye inyuma, ahubwo shima Imana ko yabikweretse hakiri kare mutaranabana. Ikindi kandi ntubabare ngo nuko wenda mutigeze muryamana. Tekereza iyo biba byarabaye none akaba yanaguciye inyuma, urumva wari kuba umeze ute? Ihangane n'ukuri byikomeza no kukubabaza. Grace arimo kwisetsa buri kanya kubera gusinda, kubera ukuntu yararimo kwinywera inzoga nk'unywa amazi. Yakomeje guseka cyane, akomeza no kwitegereza umusore ukuntu ari mwiza, ahita amubwira ati wagisorewe nawe ntanakwikundiye cyane, ariko di wowe ahari nta nubwo uri ikirara, urimo uravuga nk'abapadiri cyangwa se abantu bihaye Imana, niko uri umupadiri? Jackson ati oya, ariko nanjye mu myumvire yanjye numva ko kuba ukundana n'umuntu biba bitavuze yuko mugomba kwirirwa muryamana ngo mumere nk'aho muri umugore n'umugabo kandi mutaranabana. Atarakomeza kuvuga, Grace ahita aterura intebe ye ngo amwegere, ariko ahita yenda guhirima abura equilibre neza neza, yenda kwikubita hasi. Jackson ahita ahaguruka, yari yicaye vuba vuba aramufata, ahita amwicaza neza, aramubaza ati ubundi wari ugiye hehe, wari uhagurutse ujya he? Grace aramubwira ati this way, narinje kugira ngo twegerane nkwicare iruhande.
nkubaze niba wakemera. Jackson ati umbaze niba nakwemera. Nakwemera iki? Grace arisetsa ati ndashaka ko kwihera ubusugi bwanjye. Jackson arikanga ati uramenye ntago nabyemera, ni inzoga zirimo kubikuvugisha, nizo ziri kukuvugisha ibyo bintu, uzabinsabe utasinze uri muzima umeze neza. Grace yakomeje kwitegereza umusore mwiza umwicaye imbere, yumva yanamwikundiye cyane, n'ubundi akavuga ati byose ni kimwe. Ahita amubwira ati njyewe ntago nasinze, ahubwo nakwikundiye cyane, nagukunze. Ngaho ndeba, urabona nasinze? Mbwiza ukuri, njyewe urabona nasinze? Ngaho rero w'imbabazi, nubwo nababaye umunsi ariko wimpakanira ngo utume umunsi wanjye urangira nabi cyane kuko ubyanze wawumbabaje cyane. Jackson yakomeje kwitegereza umukobwa mwiza nawe umwicaye imbere, n'ubundi kuza aho ngaho akiyemeza kumuvugisha nuko yumvaga amwishimiye, yari yamukunze cyane. Rero gukomeza kumubwira amagambo nk'ayo ngayo, kwihagararaho byatangiye kumunanira. Ahita amubaza ati ariko se mu by'ukuri urumva ko ubishaka? Grace akomeza guseka ati ntabishaka se? Ndabishaka kandi cyane. Jackson aramubaza ati uri sure se kutazabyicuza? Grace aramubwira ati ariko se kubera iki nabyicuza? Urabona ari nde mukobwa wakicuza kuba yarabonanye n'umuhungu mwiza nkawe? Ntago nzigera mbyicuza, humura rwose igihu, ntago nzabyicuza niba aribwo bwo bufite. Jackson nubwo yari yanyoye ariko ntago yari yasinze, umutima watangiye kumubwira uti uramenye rwose uyu mukobwa wimufatirana n'ubusinzi. Ikindi kandi wamusanze yicariye yinywera amazi, niwe wamuzaniye ibyo bintu by'inzoga. Izo nzoga niwe wazimunywesheje, wishaka kumufatirana rero. Ku mutima ukamubwira uti saba icyumba umujyane aryame asinzire, nakanguka ejo zamushizemo muzongere mubiganireho abikwibwirire atari inzoga zirimo gutuma bivuga. Yageze aho ariko n'ibyo ngibyo atangira gutekereza kubireka, ahubwo atekereza kumucyura akamujyana iwabo. Ariko akibimubwira ngo amucyura amugeze mu rugo, Grace yaramwishe, aramubwira ati uramenye rwose nta modoka yawe ndi bwicaremo, ntago nshaka ko njyana mu rugo, saba icyumba muri iyi hoteli biraba bihagije. Jackson yaramwangiye yanga gusaba icyumba, aramubwira ati ngwino tugende tujye ku modoka yanjye ngujyane ngugeze mu rugo. Grace yarabyanze, atangira gutera imigeri, atangira guteza akavuyo. Jackson abona yaba agiye kwiteza abantu, ahubwo yemera ibyo yamusabaga kugira ngo amujyane mu cyumba, byibuze namugeza muri icyo cyumba nk'uko yabivugaga, ahita amusigamo wenyine aryama asinzire, ubundi bazongeye kuganira ku munsi w'ejo. Yamugejejemo ariko umukobwa arishima cyane, we ntago yari azi ko Jackson agiye kuhamusiga ngo asinzire, nakanguka babone kubiganiraho. Yari azi ko yemeye igitekerezo cye, yari azi ko yemeye ibyo yamusabaga. Yatangiye rero kumwereka yuko amushaka cyane, amushaka ndetse birenze, nk'impara yishwe n'inyota yari yarabuze amazi yo kunywa, kubw'amahirwe ikaba yabonye. Noneho Jackson umukobwa gukomeza kumwereka ko amushaka cyane, kwifata neza byaranze, biramunanira burundu. Byaramunaniye birangira atsinzwe, ubundi ahereza umukobwa ibyo yamusabaga. Grace icyo gihe noneho yarishimye cyane, akomeza kumubwira ngo uri mwiza, nagukunze, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umukobwa yasinziriye, Jackson amureba. Amaze gusinzira yaramwitegerezaga, ubundi akavuga ati bino bintu nkoze ndabizi neza ko bitari bikwiriye. Mu gitondo turi buganire ngo usabe imbabazi ko nagufatiranye n'ubusinzi. Jackson yaricujije, aricuza cyane kuko nawe yabonaga ibyo akoze bitari bikwiye. Yitegereje amashuka, aravuga ati wa mukobwa we ntago usanzwe, ni abakobwa bake cyane babasha kwifata bakageza ku myaka nk'iyo wari ufite. Burya ibyo wavugaga byose wambwizaga ukuri, ntago wigeze umbeshya. Humura, niba ibyo wari urimo kumbwira byose ari byo koko, niba wankunze cyane nanjye nagukunze cyane, nubinyemerera nzakubera umukunzi utigeze ugira, nzakwibagiza agahinda kose uwo muhungu mwakundanaga yaguteye. Ndarahiye sinzigera nguca inyuma, ntago nzigera nkubabaza. Jackson yakomeje kwitegereza umukobwa mwiza cyane wari umuryamye iruhande, akomeza kubona ukuntu ari mwiza,
atangira no kuzenga amarira mu maso kubera ukuntu yari yamukunze cyane. Yari yamukunze akimukubita amaso, ariko noneho kubera ukuntu yari amaze kubona ko ari umukobwa mwiza utiyandarika ngo yijandike mu busambanyi, akabona ukuntu ari umukobwa wari warifashe cyane, byatumye amukunda kurushaho. Yahise amworosa neza kugira ngo hatagira n'imbeho na nkeya imugeraho, ubundi nawe araryama bose barasinzira. Mu gitondo Grace niwe wakangutse mbere. Akimara gukanguka ariko yarikanze n'ubwoba buramwica, abonye aryamanye n'umugabo. Yarebye ukuntu nta kintu yambaye, arebye n'amashuka barayemo, amarira azenga mu maso ye kuko ibyabaye nawe yarabibonaga. Yahise yibuka bike mu byabaye, yibuka amagambo yabwiraga Jackson ateye isoni. Yumva bimuteye isoni nyinshi cyane, akumva ibimwaro ni byose, akibaza ati uyu muhungu ubu ngubu arimo arantekereza ate, ubu ngubu yamfasha ate, reka nigendere ataranakanguka kuko nta nubwo natinyuka kumureba mu maso kuko ukuntu naraye nitwaye biteye isoni nyinshi cyane. Grace koko yumvaga biteye isoni kuko kuva yabaho nibwo bwa mbere yari asinze, nibwo bwa mbere yari akoze n'ibyo yari yakoze, kandi nibwo bwa mbere we ubwe yari atinyutse kubwira amagambo umuhungu nkaho yari yaraye abwiye Jackson. Yatekerezaga ibyo bintu byose akumva abuze n'aho arigitira. Grace yatangiye kwambara gake gake, ahita agenda yomboka afungura umuryango gake ngo atamukangura, ubundi arenze umuryango agenda yirukanka cyane. Hashize umwanya agiye, Jackson nawe yarakangutse. Yabumbuye amaso abona bwakeye, aravuga ati byanze bikunze ubu nawe yakangutse. Atarebye ku ruhande ariko yahise amusuhuza, ubundi aramubaza ati wasinziriye neza? Jackson yategereje ko umukobwa amusubiza ariko araheba, ahita ahindukira ngo arebe ko impamvu atamusubije ko ari uko wenda yaba agisinziriye, ariko atungurwa no kubona umukobwa ntawe uhari. Yabonye aryamye wenyine, atangira kwibaza ati uyu mukobwa yaba yagiye hehe? Jackson byaramucanze, ajya kureba muri douche ngo arebe ko wenda yaba atarimo gukaraba, ariko ntiyamubona. Yatangiye kureba ahantu yari yamushyiriye imyenda n'isakoshi ye, ariko byose abona ntabihari. Aravuga tuzi ko yagiye, gute yabikoze, gute yagiye nta jambo na rimwe abwiye, nta kimenyetso, nta nimero ya telefone, nta rwandiko, nta nansezereho koko. Jackson yatangiye kwibuka ko batigeze banibwirana, yari azi ko aricyo kintu cya mbere agiye guheraho muri icyo gitondo. Yarababaye ariko aravuga ati oya, ntago yagenda gutyo gusa, byanze bikunze yansigiye message, ntago yagenda atanyibwiye, atansigiye na nimero ya telefone, ntago bishoboka. Yatangiye gutera ibintu byose hejuru, amashuka ayakuraho, areba munsi y'igitanda, mu tubati, ahantu hose, areba ko hari urwandiko yaba yamusigiye, ariko ararubura. Yicaye ku nguni z'uburiri akibaza ati ubundi ko nari namusanze ngo mwibwire tumenyane, nawe anyibwire, gute twavuze ibintu byose ariko tukibagirwa iby'ingenzi? Nta zina, nta nimero ya telefone, sinzi aho atuye, kaminuza yigagaho nayo ntayo nzi, ntabwo yigeze yimbwira, usibye kumbwira ko yari yadefanze gusa. Byibuze iyo nza kuba nyizi, nari guhita njyayo nkabasaba liste y'abanyeshuri bose badefanze ejo, nkamushakira muri abo ngabo, wenda nari kumubona. Ubu si uyu mukobwa ndamukura hehe? Yahise amanuka kuri reception, yari ameze nk'umuntu uri gushakisha ikintu yataye, ariko yabuze uko yabisobanura. Agezeyo yarababwiye ati narinje kureba ko nta butumwa bwanjye buri hano. Baramubwira bati ubutumwa? Nta butumwa bwawe buhari. Yahise ababaza ati ariko se nta mukobwa mwabonye umeze uku n'uku? Yababwiye ukuntu Grace ameze, ariko baramubwira bati niba ari uwo mukobwa urimo kuvuga twamubonye agenda. Arababaza ati nibyo koko mwamubonye agenda? Bati yego, yagiye kare cyane rwose, ariko yagendaga yihuta cyane. Jackson ati none se nta rwandiko yigeze abasigira cyangwa se ikindi kintu, nimero ya telefone? Baramubwira bati oya, yagendaga yihuta cyane, ubona nta muntu n'umwe ashaka kuvugisha, ariko nta kindi kintu yadusigiye. Jackson yarababaye cyane,
agenda agahinda ari kose, akavuga ati niyigendere nta kundi, ariko anteye agahinda kenshi cyane, anteye agahinda ntazigera nkira. Agiye nkakibona umwe, sinzi irengero rye, sinzi ko nzigera nongera no kumubona mu buzima bwanjye. Uwakongera akamunyereka naho byaba umunota umwe gusa byibuze nkamwibariza ikintu kimwe gusa. Jackson n'agahinda kenshi yahise yitegura ubundi nawe arataha. Grace nawe muri ako kanya yari amaze kugera mu rugo iwabo. Mama we atangira kumutonganya ati waraye hehe? Ese utangiye kwigira ikirara? Urwo ni rwo rugero rwiza utangiye kwereka barumuna bawe? Grace utari usanzwe azi kubeshya kubera inzoga yize kubeshya, yiga kurara mu gasozi, ibintu atari yarigeze agerageza na rimwe mu buzima bwe. Yahise ashaka ibintu abeshya mama we ku buryo mama we yagize ngo nibyo koko. Mama we kubera ukuntu yamwizeraga kandi asanzwe anabona ko ari umukobwa mwiza cyane w'imico myiza, umukobwa utarigeze agira uburara n'indi mico mibi, yemera ibyo yari amaze kumubwira byose, ariko aramubwira ati mwana wanjye ujye witwararika, ni wowe mfura, barumuna bawe bakureberaho byinshi, jya ugerageza ubabere icyitegererezo. Grace yahise agenda ajya mu cyumba cye, ntabwo ari we wari urose atandukanye na mama we. Yahise afunga umuryango, yicara ku gitanda cye, atangira gutekereza, akavuga ati inzoga koko ubundi zikoze mu ki? Nasekaga nikora ngo anshi inyuma, none njyewe nakoze ibirenze ibye, kuryamana n'umuntu noneho ntanazi. None ariko yatekereza ko ari nawe wabimwisabiye, akumva buzakwirwa, akibaza ati ubu se byamariye iki? Grace yifuje gusubiza ibihe inyuma, ariko ntabwo yari abishoboye. Yaricecekeye, ntiyagira uwo abwira ibyamubayeho, ariko afata umwanzuro wo kutazongera kunywa inzoga, kuko yabonaga zigukoresha ibintu ukeka ko ari igisubizo, nyamara zamara kugushiramo ukabona ko wari urimo wiroha mu muriro. Yabonaga inzoga zamuhemukiye cyane kuko zari zamukoresheje ibirenze kure cyane ubwenge bwe. Jackson nawe yaratashye akomeza gutekereza ku mukobwa. Yaramutekereje cyane, atangira gutekereza icyo yakora ngo amubone, ariko ntaho yagombaga kumukura. Ubuzima bwagombaga gukomeza. Icyo gihe kandi bwari bucye afata urugendo yerekeza imahanga, aho yari agiye mu kazi. Ari mu ndege yagendaga n'agahinda kenshi cyane, kubera ukuntu yari agiye atabonye umukobwa yari yakunze cyane kandi azanatindayo, akamarayo hafi imyaka 6 yose. Nubwo ari uko Jackson ari uko byari bimumereye, yifuza kongera kubona umukobwa, kandi Grace we ntabyo yari azi. Yari azi ko umuhungu yamugaye cyane kubera ibigambo byose yari yamubwiye, akamufata nk'umukobwa udashobotse w'ikirara, kubera n'ukuntu yashyiraga n'ikirahure ku munwa akagutumira amazi n'ibindi bintu byose yari yakoze abona bidakwiriye umukobwa nkawe. Ibyo bintu byose rero yarabikururaga akabitekereza, akavuga ati uriya muhungu uko biri kose yangaye, ni n'ubwa mbere hari yabonye umukobwa w'ikirara nkanjye. Grace yakomeje kumva afite ibimwaro byinshi cyane, ariko nyamara nawe isura ya Jackson uko baganiraga ntabwo byigeze bimuva mu mutwe, kuko nawe yari yamukunze cyane. Gusa ariko yabonaga agomba kubyirengagiza, kuko yabonaga ari umusore mwiza cyane utanakunda umukobwa wagaragaje uburara nk'ubwo yari anafite. Ubuzima bwarakomeje, ariko harinda hashira amezi 2 yose Grace abona atabona ukwezi kwe. Akavuga ati ni ukubera stress maranye iminsi bizaza. Ku kwezi kwa 3 ariko yarikanze agira n'ubwoba bwinshi cyane, kuko yari atangiye kubona ibimenyetso byo gutwita. Yakoze test arabibona neza akatwite. Yaracecetse ntiyabivuga, arwana no guhisha inda ye, ariko yarabizi neza ko amaherezo igihe kizagera ikagaragara. Ikimara kugaragara, kuhisha bitagishobotse, mama yaramutunganyije cyane, amumerera nabi cyane, ariko nta kundi yagombaga kubigenza. Nikora bakundanaga nawe yaje kumenya ko Grace burya atwite. Akimara kubimenya biramushimisha cyane, aramuseka cyane, ati ko wumva ndi umuhehesi, ko wanyise ikirara ngo nirwa ndyamana n'abakobwa, wowe inda wayitwise ute? Akamubwira turi ikirara cyane, ahubwo no kundusha, wirirwa umbeshya ngo uri za masugi, ukanga kubonana nanjye,
ukigira mu bandi bagabo kugira ngo nkomeze ngire ngo uri umukobwa w'imico myiza witonda. Iyo nda se wayinyweye mu mazi, ubusugi bwawe buragaragaye. Grace yabwiwe byinshi bimukomeretsa, bakamuhimbira ibinyoma byinshi bishoboka, ariko agakomeza kwihangana. Muri iyo minsi Grace yarahuye n'akaga gakomeye. Nikora bakundanaga yahise asohora invitation z'ubukwe bwe. Abari bazi by'urukundo rwe na Grace babona atari we uri kuri invitation bakumirwa, babaza Nikora ibye na Grace ko byagenze, akavuga ati Grace naramwanze, ni ikirara, uriya mukobwa ntashobotse, namufashe anshi inyuma asambana n'abandi bagabo inshuro zirenze imwe. Buriya mwabonye dukunda n'iriya myaka yose, nuko nakomezaga kumwihanganira ngira ngo wenda igihe kimwe azahinduka, ariko guhinduka byaranze bageza naho bamutera inda. Abantu bakavuga bati reka reka, burya siriya nda ntago ari iyawe, kari tuzi ko ari wowe wamuteye inda kubera ukuntu mwakundanaga. Nuko Nikora akababwira ati reka reka, iriya nda si yanjye, uriya mukobwa ni ikirara cyane, mwebwe mubona atuje mukagira ngo ni umuntu, ni bimwe bya ryavu rihoze bajya bavuga ngo niryo ryotsa inzu, nawe niko ameze. Abantu bose bari bazi ukuntu Grace yitonda anitwarika, bakumva n'ukuntu yahemukiye Nikora, n'ukuntu arimo kuvuga ko burya ari ikirara kuva kera, bakumva barumiwe. Uko bari bamuzi bazi imyitwarire ye, nta n'umwe wamukekeraga ibyo bintu. Iyo nkuru y'ubukwe bwa Nikora yageze no kuri mama Grace, arababara cyane, aramubwira ati impamvu nari narakuretse ukabona ibyo gutwita kwawe nta kibazo kinini cyane mbifiteho, nuko nari nzi ko iyo nda utwite ari iya Nikora azanagutwara, none reba agiye kwibanira n'undi mukobwa, ese niwe wayiguteye none arakwihakanye? Grace ati hoya mama, ntago ari we. Mama ati ntumbwire ko ibyo nahoze numva ari byo koko, ntumbwire ko koko ngo wigize ikirara akaba ariyo mpamvu akubenze. Grace aramubwira ati mama, ibi bintu sinzi ukuntu nabigusobanurira, ariko nyine umwana asuwe. Mama wararakara ati ugasanga wayiguteye, rero ugomba gusanga umuntu waguteye iyo nda, agomba kugutwara kuko ntabwo ugomba kuzabyarira hano muri uru rugo, zana nimero ze za telefone mumwihamagarire. Grace aramubwira ati mama, nta nimero ze za telefone mfite, nta nubwo muzi. Mama yumvise ibyo bintu yumva agiye nko gusara, ati ntabwo bishoboka, gute utamuzi? Koko suri ikirara cyane, wirwaga uryamana n'abagabo ubonye bose, none kumenyamo uwaguteye inda birakugoye, byaranze neza, ubwo ntabwo ushobora kumenyamo umwe waguteye inda? Mama akomeza kumubwira ati niba uryamana na benshi bavuge bose, byanze bikunze hagomba kuvamo umwe ugutwara, ntabwo ugomba kuzabyarira hano. Ni bande? Ngaho uhita ubambwira vuba vuba. Grace yakomeje kumva ibyo bintu mama arimo gukomeza kumubaza atabifitiye igisubizo, yumva ibyo bibazo by'atari buze kuza kubivamo, ahitamo kumubeshya ati mama, erega wamfashe ku ngufu, kandi uwamfashe ku ngufu simuzi, byari mu ijoro ntashye, nta nubwo nabashije kubona isura ye. Mama yatangiye kumukubita ishyi ati wakagoryi we, kurangije kwiga ko wize amategeko, amashuri twakurihiye yakumariye iki? Ntabwo wagombaga guhitamo guceceka, wagombaga guhita utanga ikirego, uwo muntu bakamushaka, nawe kandi bakaguhereza imiti yo gutuma udasama n'ikurinda ubwandu bwa virusi itera sida. Grace ati mumbabarire ko ibyo byose ntabitekerejeho mama, ariko humura, naripimishije nta sida cyangwa se izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yagize antera. Mama we ati ceceka, ibyo byonyine ntago bihagije, n'iyo nda igomba kuvamo. Rero kwa muganga biremewe gukuramo inda umuntu yatewe muri ubwo buryo. Grace ati mama, ntago nakuramo iyi nda rwose. Mama we ati ni itegeko, ugomba kuyikuramo uko byagenda kose, ntugomba kwica ahazaza hawe kubera inda watewe uhohotewe. Ejo kare kare mu gitondo tuzajyana kwa muganga bayikuremo. Grace yarayabitekerezaho, akibuka rya joro, agatekereza kumukuriramo inda, yumva ntago ashobora kubyemera, kuko yaravugaga ati njyewe nta nubwo bamfashe ku ngufu, byose ni njyewe wabiteye, kandi uriya muhungu naramukunze cyane, singomba kumukuriramo inda. Bwacya yapakira ibintu bye
yerekeza kwa nyirakuru bimeze nk'aho nyine ahunze yigendeye kugira ngo mama adakomeza kumuhatiriza amubwira ko inda igomba kuvamo. Mama waje kumureba mu gitondo ngo amwibutse ko agomba kwitegura bakajyana kwa muganga inda ikavamo, yasanze Grace yagiye kera n'ibintu bye ntabihari. Ahita abona yasize yanditse ati ntago nakwemera ko unkuriramo inda, ndagiye. Niba wumva witeguye kumbabarira ukandika, nanjye ayo makuru ndabizi ko atazatinda kongeraho, nzagaruka hano mu rugo. Ariko mu gihe ushaka kunkuriramo inda rwose ntabwo uzongera kumbona. Mama we kubura umwana we byatangiye kumuhangayikisha cyane, atangira kumushakisha ahantu hose. Kwa nyirakuru nabo barabimenya ko yatangiye kumushakisha kuko nabo bari barababajije yuko ariho yaba ari, ariko baramwihorera bamubwira ko atariho ari. Bategereza nyine kuzamenya igihe cya nyacyo azaba yiteguye kubana nawe atakirimo no kumuhatiriza gukuramo inda. Nuko nka nyuma y'ibyumweru 2 bumvise ko yamubabariye, Grace asubira mu rugo iwabo. Mama we nawe noneho yaramuretse agaruka mu rugo yakira ibyabaye, gusa ariko yatekerezaga ukuntu bagiye kurera umwana batazi se, akumva ari umusaraba. Ibyo byose Grace nawe yari abizi ko umwana navuka azamubaza ibibazo byinshi cyane, ariko yarabyirengagije. Ubuzima burakomeza. Igihe cyo kwambara bagakora graduation nacyo cyarageze, ariko cyageze inda yimaze kuba nkuru. Gusa abantu bose biganaga barumirwaga, bibazaga ukuntu wa mukobwa mwiza cyane biganaga witondaga wari icyitegererezo ku bakobwa bose, umukobwa utarajyaga ajarajara mu basore, umukobwa utarajyaga ajya mu mageto y'abahungu, umukobwa wari intangarugero mu bintu byinshi. None akaba ari we mukobwa noneho ahubwo wahise atwita ku kanya bakirangiza kwiga, bakumva ntabwo barimo kubyumva. Bumvaga ari ibintu by'amayobera, bakavuga bati ntabwo bishoboka, ntabwo Grace yatwita, ahari bamufashe ku ngufu. Grace icyo gihe byamusabye izindi mbaraga, yagombaga kwihangana agakomera, akirengagiza abamuvugaga n'abamushimaniraga inzara, abamusekaga n'abakomezaga kumureba bamwitegereza batamukuraho amaso aho anyuze hose. Ibyo byose yarabyirengagije, ubuzima burakomeza, maze igihe cyo kubyara nacyo kiza kugera. Yabyaye umwana w'umukobwa mwiza cyane, maze umwana avuka neza, avuka nta kibazo na kimwe afite, gusa yavukanye ikibi mu bitugu kimeze nk'umugabane wa Afurika. Muganga wamubyaje aramubwira ati kino kibi ntabwo gisanzwe. Grace yitegereje umukobwa we mwiza yari amaze kubyara, aravuga ati wa mwana wanjye we, uvukanye ikibi cy'amateka, nubwo ntazi ibyo ari byo, wasanga ari cyo mu muryango wo kwa papa wawe. Grace isura y'umusore yahise imugaruka mu maso, amarira ashaka kwisuka, ariko arabyirengagiza, yirebera umukobwa we mwiza yari amaze kubyara, amwita Maya. Ubuzima bwarakomeje, umwana atangira gukura, akura ari umwana mwiza ushimishije cyane, ariko kandi w'inkubaganyi ugira n'amatsiko menshi cyane. Icyo gihe Grace nawe yari yarabonye akazi, yari umwavoka, yari yarubatse izina kandi kuko ibirego byinshi yarabitsindaga. Kampani imwe yari ikomeye cyane yamuhaye akazi ngo ayibere umunyamategeko, bamwemerera kumuhemba amafaranga menshi cyane. Grace nawe arabyemera. Grace yarishimye cyane, iwabo bose baraserebura. Maya ariyamira ati mama, ubonye akazi keza cyane, ndumva nishimye cyane. Bose byari ibyishimo kuri bo, kubera ukuntu Grace yarabonye akazi ahantu heza cyane, azajya abona n'amafaranga menshi. Umukobwa we Maya nawe yari amaze gukura, maze umunsi umwe amaze kuzuza imyaka 5 muri kwa gukubagana kwe n'amatsiko ye menshi cyane, abaza mama ati mami, papa ni uwa nyawe cyangwa ni katuni? Grace arikanga ati katuni? Oya, papa wawe ni uwa nyawe. Maya ati niba ari uwa nyawe se, ni ukubera iki nta munsi n'umwe twari twamubona? Grace ashaka icyo amubeshya ati papa rero yagiye hanze, nagaruka azaza kutureba. Maya ati hanze? Ni ikihe gihugu se badahamagara kuri video ko tantine aba hanze kaduhamagara kuri video? We ni ukubera iki ataduhamagara ngo tuvugane turebana tunamubone? Grace biramucanga, aramubeshya
ati mu gihugu abamo guhamagara abandi bantu batari muri icyo gihugu cyabo ntago bijya byemera, naza humura rero nibwo azaza kutureba. Maya yarikirije ariko atanyuzwe neza, ubundi arigendera. Grace si we warose agenda akibaza ati nzakomeza kubeshya umwana kugeza ryari? Umwana ntago yigeze atuza, buri kanya ahoraga ababaza papa we. Rimwe Grace yasanze umukobwa we mu ndorerwamo arimo kwivugisha utugambo twinshi. Aramubaza ati uri mu biki Maya? Aramubwira ati ndimo nditoza ukuntu nzasuhuza papa wanjye nava hanze aje kutureba. Ndimo nditoza ijambo nzamubwira, nzamusuhuza mubwire ngo nitwa Maya. Kubera iki wari waragiye ukadusiga? Twaragukumbuye cyane, maze ubundi mpite mfata ice cream azaba nzaniye. Grace araseka ati niki se kikubwira ko ice cream azazizana? Aramubwira ati ngaho komeza ube wihanganye, umunsi umwe nugera azaza. Umwana bakomezaga kumusaba kwihangana agategereza igihe papa we azazira, ariko we ntago yigeze atuza. Yakomezaga gushaka kubona papa we cyane ku buryo buteye ubwoba. Hari n'igihe babaga bazi ko aryamye asinziriye, ariko bagasanga arimo arabwira ibipupe bye ati mumbwire impamvu papa wanjye atanazi ko mbaho. Grace yabyumva bikamubabaza, ariko akavuga ati ubu nonaha nta kintu na kimwe ntabasha kubwira, ariko umunsi umwe nzicara nkubwize ukuri, nkubwire byose uko byagenze, gusa sinzi ko uzabasha kubyakira. Umunsi umwe Maya avuye ku ishuri yaje yarakaye cyane. Grace na mama we bamubaza icyo yabaye, arababwira ati ni njyewe njyenyine mu ishuri ryacu utagira papa. Abana twigana bavuze ngo nakorewe muri za laboratwari, ngo maze mu nkuro yo muranzana, ngo niyo mpamvu ntafite papa wanjye. Grace agahinda karamwishe, aramuterura aramubwira ati barakubeshya mwana wanjye, uri uwa nyawe ndakwibyariye. Humura rero ntago wakorewe muri za laboratwari, papa wawe arahari azaza, wowe uzajya ubabwira yuko aba hanze. Maya ati umwana twigana witwa Chelsea niwe wabivuze, maze bose bahita bavuga ngo nibyo, ngo niba ntari uwo muri laboratwari nzazane papa wanjye aze kumfata cyangwa se anjyane ku ishuri nk'uko bo ba papa wabo bajya babazana cyangwa se bakaza kubatwara. Grace ati humura mwana wanjye, buriya impamvu bavuze gutyo nuko batabizi. Ejo mu gitondo nzaguherekeza mbabwire ko papa wawe ahari, ntibazongere kubeshya yuko utamugira. Maya arishima ati mama uzaze ubibabwire bamenye ko mfite nanjye papa sha. Papa wanjye ariko mana yanjye umunsi azaziraho azajya njyana ku ishuri buri munsi, dutemberane twifotozanye, maze njye njyana n'amafoto mbereke, sibyo mama? Grace aramubwira ati yego umwana wanjye, humura ibyo bintu byose bizaba, humura rwose ukomeze utegereze wihanganye. Amaze gutandukana n'umukobwa we Maya yageze mu cyumba cye araturika ararira ati mwana wanjye urambabaza cyane, umbabarire n'ukuri. Mbabajwe nuko ibyo byose wifuza bitazigira biba, mbabajwe nuko ibyo byose ngusezeranyije bitazigira biba mwana wanjye, mbabarira, ntabwo nari nzi ko bizakugendekera gutya. Mu gitondo koko we na Maya bajyanye ku ishuri, akagenda amaze ati mama papa ni mwiza? Grace ati yego. Maya ati ni mwiza cyane nk'aba bagabo njya mbona muri filime. Grace ahita yibuka Jackson, akibuka ko ukuntu ari mwiza, akamubwira ngo yego ni mwiza cyane. Maya ati ye papa wanjye ni mwiza, ni umuhanga cyane se? Grace nubwo ntabyo yari azi, ariko nyine akikiriza ngo umwana atababara, akamubwira ati yego ni umuhanga, ni wowe wakurikije nawe uri umuhanga cyane. Maya ati mama ndishimye cyane ko papa wanjye ari umuhanga. Bageze ku ishuri, Maya ajya mu ishuri ryabo, Grace nawe ajya kureba maîtresse ngo amuvugishe. Yasanze maîtresse aho yari ari aramusuhuza ati mwanyemerera se tukavugana iminota mikeya? Mwarimu wa Maya arabyemera arambwira ati nta kibazo. Grace yamubwira ikimugenza ati narinje hano kubera Maya ngo ejo baramuserereje cyane,
nabonaga yarakaye ku buryo nabonaga adashobora no kwemera kugaruka kwiga. Ubundi byagenze bite? Maîtresse ati koko byarabaye. Bagiye muri break, umwana witwa Chelsea ngo yavuze ko we yakorewe muri za laboratoire kubera amafilime abana baba bareba. Rero ahari yabonye atajya abona papa wa Maya, nawe atekereza ko ari uko byamugendekeye. Aramubwira ati gusa njyewe ntago nari nzi ko ari uko nguko byagenze, sinari mbizi. Ariko bavuye muri pause ngiye gutangira kwigisha, Maya yagiye imbere y'abantu bose mu ishuri nyine, maze aravuga ati Chelsea, wowe wirirwa ubwira abantu bose ko nta papa ngira, niwongera kubivuga mama wanjye azagufunga. Mama wanjye ntago uzi ko ari umwavoka, niwongera kubeshya azagufunga n'umuryango wawe wose, imfunguzo azijugunye mu kiyaga. Mwese mwirirwa muvuga ngo nta papa ngira, mukavuga ngo nta papa mfite, kandi murabaswa no muri homework ndabarusha, kandi muba mwazikoreshejwe na ba papa wanyu. Grace yahise yifata ku munwa ati ibyo bintu byose koko yarabivuze? Mama Maîtresse ati yarabivuze, yari afite agahinda kenshi cyane, ariko njyewe naramwishimiye, ni umunyembaraga. Yahise agenda maze ajya kwicarira nkaho nta n'icyabaye. Ubundi bihita binsaba kubaganiriza mbabwira ko batagomba gusererezanya. Grace ati wabikoze neza cyane, ariko ujye umbabarira ntibakamuserereze cyane kuko biramubaza cyane. Mama Maîtresse amusezeranya ko azakomeza kumuba hafi n'ibyo bintu byo gusererezanya akabyitaho kubera ingaruka bigira ku bana. Mbere y'uko batandukana yashimiye Grace kubw'umwanya bafashe akaza ku ishuri gukurikirana umwana we, kuko hari abandi babyeyi baterera iyo ntibite ku kantu kose kabaye ku bana babo bakumva ko ari ibisanzwe kandi kaba gashobora kubagiraho ingaruka nyinshi. Grace yahise agenda yerekeza mu kazi, gusa yumvaga atangiye kunanirwa, akavuga ati uriya mwana aho bigeze nimubwira ko nta papa wagira bizamubabaza kurushaho. Ese nshaka umuntu nishyura azaze yigize nk'aho ari we se mbona amahoro? Nkora iki koko ko mbona bitoroshye? Yari azi ko kumurera akamuha byose akeneye, akamubera ha papa na mama, bizatuma adatekereza kuri papa we cyane. Nyamara yabonaga bikomeye, bitandukanye n'uko yabyibwiraga. Jackson nawe aho yari ari yendaga kugaruka, ari kumwe n'inshuti ze baganira bavuga ibyo abakobwa bakundana. We yari yacecetse nta kintu na kimwe arimo kuvuga. Batangiye kumuserereza bati ubundi wowe ni ryari uheruka no kuvugisha umukobwa? Ubu uri bize mu kazi, nta bindi biba biri mu mutwe wawe. Jackson ku mutima akavuga ati kereka hari wakongera akanyereka wa mukobwa, nubwo kongera kumubona mba mbona ari inzozi ntazigera nkabye, kuko igihe gishize ntamubona ni kinini cyane. Abaye ahari yaba yaranashyingiwe. Igihe cyaje kugera ataha, kandi ntago yari buzasubireyo, ariko yumvaga mu mutima we atishimye, afite n'agahinda kenshi cyane. Grace nawe yakomeje akazi ke, ariko akumva bavuga yuko hari umubosi wahoze aho ngaho wari waragiye hanze, kari nawe uzagaruka. Ibyo gushaka kumumenya yumvaga bitamureba, yumvaga azamumenya ari uko nyine yaje. Icyamurebaga muri icyo gihe yumvaga ari gukora akazi kuko bikwiye, akagakora neza cyane, akita ku muryango we n'umukobwa we, nta bindi. Igihe kimwe ariko bababwiye ko bosi ari buze kuza, kandi kari bugenda azenguruka mu ofisi yose, k'igihe kimwe azabahuriza hamwe nk'abakozi bose bagakora inama, ariko nyine ko kuri iyo nshuro arajya agenda anyura ahantu hose hatandukanye. Grace kimwe n'abandi bakoraga hamwe mu ma ofisi yabo byari ibicika, biteguye cyane kubera ukuntu bosi wabo yangaga akavuyo. Grace nubwo ibintu bye byose byabaga biri kuri gahunda, ariko noneho byagombaga kuba akarusho. Asaga neza cyane ibintu byose, kandi abizi ibirego kampani yabo imaze gutsinda, ibipendinze bitararangira, buri kimwe cyose yari akizi, kugira ngo bosi ataza kuza kugera muri ofisi ye akamubaza maze agatangira kurya indimi, agasubira mu maso ye ku munsi wa mbere bahuye. Biriwe biteguye cyane. Saa sita ariko zarinze zigera yumva ngo bosi hari ahantu amaze kuzenguruka, ariko kwa Grace yari atarahagera. Muri ayo masaha kandi Maya yari ageze mu rugo avuye ku ishuri.
ahageze ahita avuga ati uyu munsi ni anniversaire ya mama, tujye kumutungura mu kazi. Murumuna wa Grace wari uri mu rugo aramubwira ati ntaho uri buze kujya, urarindira tumufetere avuye mu kazi nibwo turi buze kuza kumutungura. Maya ararira ati ndabyanze, ndashaka kujya kwirebera mama ku kazi. Akomeza kubabwira ati kubera iki se murimo kwanga ko tujyayo, ko wansanga ku ishuri akantungura, njyewe mwaritse nkamusanga mu kazi. Murumuna wa Grace ati Maya, akazi no ku ishuri biratandukanye cyane, ntabwo turi bujye kumureba mu kazi, urarindira aveyo. Umwana yararise kumva bamwangiye kujya kwirebera mama we, maze ararira cyane. Mama Grace aramwumva abaza icyo abaye, ati mwindirize umwana, ngaho nimugende nimugerayo amwifuriza isabukuru nziza, amuhereze na gift, ubundi muhite mugaruka. Nuko akomeza kubabwira ati nimubikore gutyo, ariko umwana atarize ngahogore. Abamama n'abuzukuru babo namwe murabizi ko bimeze, yamukundaga kubi. Maya bari baramutetesheje cyane, bangaga ikintu cyose gishobora kumutera agahinda no kumubabaza, kuko n'agahinda ko kutagira papa we yari asanzwe yifitiye, bari bazi ko katamworoheye. Baramuretse maze nawe arishima cyane, ahita afata ibipirizo bari barasigaje ubushize muri anniversaire ye, maze arabitwara, atwara n'impano yari yamuteganyirije. Ubundi murumuna wa Grace ahita amuherekeza, baragenda bajya kureba Grace mu kazi. Mama Grace arabihanangiriza ati ntimumwicire akazi, mumugereho amwifuriza isabukuru nziza, amuhereza impano, muhite mukata mugaruke nta bindi. Bagezeyo kubw'amahirwe basanze ofisi ya Grace ifunguye nawe ahari. Maya ahita yinjira, ahita amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Grace yarikanze kubona Maya na murumuna we bamusanze aho ngaho mu kazi, ariko biranamushimisha cyane ko bamutunguye bakamwifuriza isabukuru nziza. Gusa ariko nanone ntabwo yashakaga ko bahatinda, bahise bamuhereza impano bari bamuzaniye. Ubundi Maya atangira gukubagana mu mafayiro ye yari yashyize ku murongo. Grace ahita ababwira ati ngaho rero nimutahe nimugoroba turaza kuza gukatana keke dukore n'ikirori. Maya ati mama, kuri anniversaire yawe wanyemereye kungurira udukweto sibyo? Grace yahise yibuka ko ibyo bintu kuko yabimubwiye, ati nimutahe nimugoroba ndaca mu mujyi nimva mu kazi, maze udukweto ntukugure ntukuzanire. Murumuna wa Grace ati cyangwa nitahire musigarane hano muze kunyurana mu mujyi uzimugurire. Maya kumva ibyo bintu arishima cyane, ati mama waretse koko nkaguma hano? Grace ati hoya, udasigara unkubaganira. Maya ati rega sinkubagana, ndaza kuba umwana mwiza, ndaba nibereye hariya hanze ndimo kwikinira bino bipirizo, ntago ndi bukubagane. Grace aramubaza ati ko kuri bwitonde? Maya ati yego, ntago ndi bukubagane n'ukuri mama, ntago ngukubaganira. Murumuna wa Grace yarigendeye. Grace ahita asohoka areba umukobwa wakoraga amasuku hanze muri jaride, aramubwira ati uyu mwana muwe muri kumwe umundebere ntakubagane, dore harabura amasaha make ngo akazi karangire, ndahita amufata tugende. Nuko ubundi ahita yisubirira mu kazi ke. Yahise yongera gushyira ibintu byose kuri gahunda nk'uko byari byahoze. Maya nawe hanze akomeza kwikinira bya bipirizo bye yari afite. Ageze aha ariko ahita atangira kugendagenda muri parikingi, agenda yirebera amamodoka meza cyane yari ahaparitse. Akagenda avuga ati kino kimodoka papa naza nicyo azagura, oya nako azagura kiriya nicyo cyiza cyane. Akagenda avuga ati iyi ngiyi niyo nziza cyane, niyo azajya nzanamo ku ishuri, nzajya mba nicaye hano nawe yicaye hariya. Akiri kuri iyo modoka nziza cyane yari yakunze, yahise abona umugabo arimo kuza ayerekezaho. Umugabo atungurwa no kubona akana karimo kwitegereza imodoka ye. Yahise agasuhuza, arakabaza ati urimo gukora iki hano wenyine? Karamubwira ngo naje kureba mama akorera hano, mu kanya turi butahane. Ati nibyo, witwa nde? Umwana aramwibwira ati nitwa Maya. Jackson ati Maya, witwa izina ryiza cyane. Akana karishima karaseka, ahita akabaza ati mama wawe harya ngakorera hano yitwa nde? Maya aramubwira ati yitwa Grace. Maya kubera amatsiko yagiraga no kubaza utuntu twose, ahita amubaza ati wowe witwa nde?
ahita amwibwira aramubwira ati nitwa Jackson. Maya ati nawe ukora hano ukorana na mama? Jackson wowe wikundiye akana cyane ati yego ni njyewe boss. Maya ati hey boss. Jackson aramwenyura ati yego ni njyewe CEO wa company ya hano. Maya ariyamira ati ye ni wowe big boss wa hano, uri umuki? Jackson akomeza guseswa n'utwo tugambo tw'ako kana, maze ariko ka Maya agahita akamubwira kati uzabe mwiza kuri mama wanjye. Mama arakora cyane agataha nijoro, akunda gutinda ari mu kazi cyane. Jackson ati nibyo koko, ubwo niba atahatinze akererewe ugakunda akazi ke cyane, ariko humura nzamubera mwiza, nzamubera umubosi mwiza cyane, nzamenya impamvu maze nzagerageze ajya ataha kare. Maya arishima ati urakoze mama wanjye, mba namukumbuye cyane, mba nifuza ko twaba turi kumwe akanya kanini. Jackson yahise amubaza ati icyo gipirizo urimo kugikinana nande? Maya ati njyenyine, nicyo nari nazaniye mama wanjye, yagize anniversaire none ndamurindiriye ngo dutahane, ndimo ndikinira njyenyine. Maya yahise atangira kukigurutsa ngo akomeze yikinire, maze yirukanka ajya kukizana aho cyari kiguye, maze arimo agenda yirukanka. Jackson ahita amubona mu bitugu kubera yari yambaye agakanzu kagaragaza mu bitugu, ariko akimara kumubona arikanga. Mu bitugu bya Maya yabonyemo ikibibi kimeze neza neza nk'icyo yari afite, akibuka ukuntu umuntu umubonye mu bitugu wese atangara akamubwira ko afitemo ikibibi kimeze nk'umugabane wa Afurika, kugeza n'aho yifotoje akabika ifoto y'aho hantu. Kubona rero Maya ukuntu ameze mu bitugu, yahita akurura n'ifoto ye mu bitugu ko hameze, yatangiye kubyibazaho cyane, ahita anamufata aramwegera mureba neza yitonze mu bitugu. Jackson akomeza kumirwa, nta kindi kintu aramubwira. Ako kanya telefone yahise isona, aritaba baramubwira ngo boss, abantu bose bahageze niwe bategereje. Jackson mbere yuko agenda yahise yongera aramubaza ati harya mama wawe wambwiye yuko yitwa nde? Maya aramubwira ngo mama wanjye yitwa Grace, njyewe nitwa Maya. Jackson amusezeraho aragenda. Maya nawe ahita agenda yirukanka asanga wa mukobwa ukora hanze mu busitani, mama we yari yamushinze ngo atakubagana. Maya akimugiraho n'ibyishimo byinshi, ahita amubwira ati uzi umuntu twari turi kumwe? Nari ndi kumwe na boss wa mama. Umukobwa yari yababonanye ariko yagize ubwoba bwo kujya kumuzana, yabihoreye ngo aze kuza kwigarukana. Akazi kakirangira Grace agisohoka, Maya yamusanganiye yirukanka ati mami uzi ko nahuye na boss wawe, ni umukire cyane, namubwiye ngo ajya kubera mwiza mu kazi akore kutahe kare. Grace ati nguki wa mwana we uzankoraho, boss wanjye wamubwiye ibyo bintu byose? Maya ati yego twavuganye, yambwiye nuko yitwa Jackson. Grace kuko yarabizi ko ariko yitwa, ariko yumvise bimubabaje cyane, akibaza ati ubu boss koko azamfata ate namenya ko nzana abana mu kazi? Jackson nawe aho yari ari bari mu nama bapresenta ibyagezweho, ariko abatumiye muri iyo nama bose bari bakurikiye, ariko Jackson we yarameze nk'aho adahari, nta kintu na kimwe yari arimo kumva muri icyo gihe. Bakomaga amashyi ubundi bagaseka, ariko we ntumubaza ikintu na kimwe, yakomezaga gutekereza ko umwana yabonye, ukuntu baganiraga, ukuntu yasekaga, ariko noneho yagera ku kibibi bahuje bikaba ibindi. Grace na Maya nabo bavuye kugura inkweto yari yaramwemereye, ubundi bagera mu rugo aramubwira ati wa mwana we ugomba kujya witonda, nubwo wajyaga muri parikingi gukora iki? Ko wari wanyemereye ko ugiye kuba uri hanze, urimo gukinira hanze, parikingi wajyagamo gukoramo iki koko? Maya ati sinzongera mama, ariko uyu munsi byibuze nahuye na boss wawe. Ese mama ko papa ahari atazagaruka, wazaretse boss wawe akibera papa wacu? Grace ati nizere ko ibyo bintu utigeze ubivuga, nizere ko utigeze umubwira yuko nta papa ugira, ko papa wawe nyine
aba hanze ngo umusabe ko ari we watubera papa. Maya ati ntabyo namusabye mama, ni ukuri ntabyo navuze, ariko nyine wowe uzabimusabe. Grace ati Maya jya kuryama sibyo, jya kuryama rwose, ibyo bintu tuzaba tubivuganaho. Nuko Maya aramubwira ati none se mama uyu munsi ntago turi buze kuza gufeta. Grace aramubwira ati ubu ngubu ndananiwe, reka tuzafete muri weekend nibyo byiza. Igihe cyaje kugira bararyama, ariko Jackson nawe aho yarari aryamye ubwenge bwasubiye mu myaka 6 yari ishize. Byose yabyibukaga nk'ibyabaye ejo, akavuga ati uriya mukobwa Mana wambabariye koko nkabona ari we Grace, uriya mwana Maya yambwiye. Nongeye nkora ikosa rikomeye cyane, ibyari bigiye kuba byose nari kubireka, uriya mwana akabanza akanyereka mama we. Yari adasinziriye se warose bucya muri iryo joro. Mu gitondo bukeye Jackson ageze mu kazi yahise ahamagara muri departement ishinzwe abakozi, arababwira ngo akeneye fayiro zose z'abantu bitwa ba Grace, kubera ukuntu yari kampani nini cyane ikoramo n'abantu benshi. Ba Grace bari 3, yumvaga izo fayiro zose yaziramburira icyarimwe kubera amatsiko yari afite. Gusa yabonye bitakunda yiyemeza guhera kuri imwe. Yaziramburaga afite ubwoba bwinshi cyane n'amatsiko menshi. Ubwoba bwo gusanga hatarimo Grace yifuzaga kubona nibwo bwari bwinshi cyane, yumvaga byamubabaza cyane aramutse adasanze ari we. Fayiro ya mbere yararambuye, Grace yabonye so yifuzaga kubona. Yabonye ifoto atari ya Grace yashakaga, kandi abona umukobwa ukiri muto cyane y'imyaka 23, yararangije no kwiga muri uwo mwaka. Yatekereza n'igihe Grace ashaka yasoreje kaminuza, akabona ntibihura. Yarabiretse ajya ku ya 2 nayo abona si we yashakaga. Yageze ku ya 3 yacitse intege, yumva yanabireka, ariko akiyifungura abona ni Grace yashakaga. Umukobwa amaze imyaka irenga 5 yaramubuze, yarabuze irengero rye. Jackson byaramurenze abura uko yifata, yumva biramushimishije cyane. Ahantu hambere yahise ashaka kureba ni ukureba muri dosiye ye niba Grace yarashyingiwe cyangwa se niba akiri single. Kubw'amahirwe ariko yabonye atarashaka, ariko abona ni ibya kera ubwo yadepozaga asaba akazi, maze umutima uramurya. Aravuga ati nk'ubu ngubu koko mbona ari ibya kera, abaye yarashatse nabigenza nte. Nuko atangira no gutekereza ati ese uriya mwana yaba ari uwanjye, Mana mfasha sange nta mugabo afite, n'uriya mwana azaba ari uwanjye. Nta kindi Jackson yakoze usibye guhamagara, agahita avuga ko Grace yari amaze kubona ko ari umunyamategeko aho ngaho, amukeneye cyane byihuse muri ofisi ye. Mu kumusubiza ariko bamubwiye ko uwo munsi adahari, ko hari urubanza bafite kari mu rukiko. Jackson yararakaye cyane ati kuki mwatumye agenda. Iryo jambo ariko yaramaze kuvuga nawe yabonye yaba ari kurenganya abo yarahamagaye, ahita yigarura arabwira ati tsoke mumuhamagare mumubwire akivayo abanze nyuri hano ndamushaka byihutirwa cyane. Grace koko bahise bamuhamagara bamubwira ko boss amushaka cyane byihutirwa, katagomba gutaha atanyuze mu kazi ngo babanze babonane. Umutima wamuvuyemo ati umwana wanjye Maya ankozeho rwose, ivuze rye n'ubundi nari mbizi yuko riri buze kuza kunkoraho. Nta kindi boss anshakira usibye kumpata ibisobanuro, ambaza ukuntu nica akazi kubera mba nazanye umwana mu kazi. Sinzi ukuntu ibintu ndibuze kuza kubisobanura. Jackson umunsi nta hantu yigeze ajya, yatinyaga gusohoka muri ofisi gato ngo Grace adahita aza akamubura. Amasaha agera kuri 5 yamutegereje, yumvaga ari menshi cyane kurenza n'imyaka igera kuri 6 yari amaze ari kure y'umuryango we. Uwo munsi yari yiriwe nta mahoro afite, yikangaga buri mwanya uko manzi wese kuri ofisi ye akagira ngo ni Grace, yabona atari we akababara cyane kubera ukuntu yumvaga yifuza kongera kumubona. Jackson yakomeje kubitekereza ariko abona ko guhurira muri ofisi atari ibintu byiza y'abakozi. Ahindura gahunda, maze ko yari yabonye nimero ye aramwihamagarira, amubwira ahantu yifuza kuza kumusanga akiva mu rukiko.
Grace byatangiye kumucanga akibaza ati ubu ngubu umubosi mushya tudasanzwe tuziranye utangiye kunsaba guhurira nawe ahandi hantu hatari mu kazi, ibi ngibi ni ibiki koko? Yarabimwemereye ko ari buze kuza kumureba kumva icyo amushakira, ariko nanone akibaza ati ese iri jwi ndizihe? Ko iri jwi numva atari ubwa mbere ndyumvishe koko. Yakomeje gushakisha ahantu iryo jwi yaba arizi, ariko bikomeza kumucanga. Aho bari buhurire Jackson yari yahageze kare. Grace yaje ahamusanga nuko aza asanga amutegereje, gusa akimukubita amaso akabona ko ari we boss we yarikanze. Umugabo yari yarabuze mu myaka 6 ishize yari yongeye kumubona. Papa w'umukobwa we, umukobwa yahoraga amwishyuza bitunguranye cyane, yari yongeye kumubona. Bararebanye habura n'umwe uvugisha undi, buri wese yibaza ijambo yavuga iryo ari ryo yari buze. Grace ariko hashize akanya kuko yari azi ko bamutumyeho ngo bamwihanangirize kubera umukobwa we, yatangiye kuvuga ati boss mumbabarire kubw'amakosa nakoze nkazana umwana mu kazi akaba yaraje atararangiza. Jackson aramubwira ati Grace ndakwinginze tuza humura kandi nta kosa nari mufite. Yahise ahaguruka aho yari yicaye aza amusanga aramwegera aramubaza ati uranyibuka? Grace wumvaga atabyumva neza ariko aramusubiza ati yego ndakwibuka cyane. Jackson ariruhutsa aramubwira ati Imana ishimwe kunyibuka, nanjye ndakwibuka neza cyane, narya joro sinjya ryibagirwa. Yavuze gutyo Grace yibuka byose, ukuntu yari yasinze n'amagambo yavugaga yose, yibuka ibyabaye byose, maze yumva isoni ziramwishe ariko ntiyagira ijambo na rimwe avuga. Jackson aramubaza ati ntabwo wari unkumbuye? Njyewe nari nkukumbuye cyane, nagutekerezaga ijoro n'amanywa nkibaza n'ukuntu ntafite n'ahantu nzagushakira na hamwe, byibuze ngo nongere nkubone naho byaba akanya gato nkumva birambabaje cyane. Grace kumubwira ibyo bintu byose byakomezaga kumutungura cyane kuko byari bihabanye n'uko yabitekerezaga. Yari azi ko yamugaye cyane kubera imyitwarire ye mibi. Jackson yahise amuhobera cyane, Grace nawe nuko none haramuhobera. Jackson aramubaza ati Grace kubera iki wansize? Kubera iki wagiye ukagenda gutyo gusa nta kintu mbwiye, nta nimero ya telefone, nta kintu na kimwe? Kubera iki wabikoze? Kuki watumye mpangayika muri iyi myaka yose ishize koko? Wabikoreye iki? Aramubwira ati Grace wowe ntago wabyumva, ntago wabasha kubyumvisha. Nirwaga ndeba amafoto abantu bapostinze ku ma social media atandukanye ngo ndebe ko nakubonamo, ariko nari narakubuze neza neza. Ese ujya kugenda kuri ukagenda nta kintu na kimwe umbwiye, wumvaga ndi busigare imeze gute njyewe? Ibyo bintu byose yakomezaga kumubwira byamuteraga amarira. Aramubwira ati umbabarire cyane ko nabikoze kuriya, umbabarire ko ariko natekereje kubikora kuko numvaga mfite isoni n'ikimwaro cy'ibyari byabaye byose n'amagambo nari nakubwiye. Nari mfite isoni nyinshi cyane numva nta natike ko kureba mu maso. Jackson ati niko bimeze kuko uri umukobwa w'umutima. Yahise amurekura ngo bicare batangire kuganira. Yumvaga aruhutse cyane mu mutima we, yari afite ibyishimo bidasanzwe, yumvaga atuye nk'umutwaro, yumvaga atuje, wagira ngo ibibazo byose yari afite birakemutse. Batangiye kuganira, ikintu yahereho ni ukumusaba imbabazi. Ati umbabarire narikunze cyane, nabaye umuhungu mubi, nagufatanyije n'ubusinzi, nakunywesheje inzoga kandi narasanze warimo kwinywera amazi nubwo ari wowe wabinsabye, ariko nari gukora uko nshoboye kose simbyemere, nkarindira inzoga zikagushiramo ukabimbwira atari inzoga zirimo kubikuvugisha. Umbabarire ni ukuri. Grace aramubwira ati nanjye umbabarire ko nagukoresheje ibyo utari wateganyije gukora kuko nari biguhatirije cyane. Umbabarire kandi ko nagaragaje imyitwarire idahwitse. Jackson ati Grace mbabarira wumve yuko wowe nta kosa nari mufite, ntiwongere no kunsaba imbabazi kuko amakosa yose n'ayanjye. Iyo ntagusanga aho wari wicariye byose ntago byari kuba byabaye.
mbabarira ahubwo umbwire niba umbabariye. Urambabariye? Grace aramubwira ati yego narakubabariye. Jackson arishima aramubwira ati urakoze kumbabarira, gusa mfite ibibazo byinshi cyane nabuze icyo mperaho n'icyo nareka, mu by'ukuri ndumva nabuze aho mpera. Grace aramubwira ati mbaza nta kibazo, yiteguye kugusubiza. Jackson yahise ahera ku cya mbere cyari muri bimwe byari byatumye yarara adasinziriye. Aramubaza ati uriya mwana, ndavuga nyine Maya, ni uwanjye? Maya ni umukobwa wanjye? Grace aramubwira ati umbabarire ko wenda ntigeze nkubona ngo tubiganireho. Jackson yumvise atangiye guca hirya no hino kandi yifitiye amatsiko. Aramubaza ati mbabarira umbwire, Maya ni umukobwa wanjye? Aramubwira ati please mbabarira umbwire, Maya ni uwanjye cyangwa ntabwo ari uwanjye? Grace ati yego, Maya ni umukobwa wawe. Jackson yarishimye cyane yiterera mu birere aramuhobera ati Grace warakoze cyane, warakoze kumbyarira imfura, warakoze kubyara imfura yanjye, warakoze kudakuramo inda ukemera bikakuvuna ukamutwita udafite n'icyizere cyo kuzabona papa we, ariko ukemera inda ye ntuyikuremo. Yaravutse uramurera neza wenyine, none reba kamaze kuba akana keza cyane gashimishije. Grace uri intwari cyane, sinzi n'ikintu nakora ngo ubashe kubona ko ngushimiye mbikuye ku mutima. Ntabwo usanzwe, uri umukobwa udasanzwe. Nuko aramubwira ati uriya mwana kandi n'uwanjye 100%. Nta kindi kimenyetso nkeneye, neza neza umurebye mu bitugu bye nanjye ukareba mu bitugu byanjye wahita ubibona neza neza ko ari uwanjye. Yahise amwereka ifoto y'ukuntu bari baramufotoye mu bitugu, nawe nabonye ariko ameze. Grace biramutungura cyane ati ntabwo nari mbizi, nyine najyaga mbona kiriya kibibi cye kidasanzwe kuriya nkavuga nti wabona yaragikuye mu muryango wo kwa se, ariko ntabwo nari nzi ko ariko nawe umeze. Jackson ati ni njyewe rero, kandi n'ukuri biranshimishije cyane ko mfite umwana ugana kuriya, noneho naramubyaranye n'umukobwa mwiza nkawe. Grace byakomeje kumutungura, ntabwo yari azi ko Jackson wari buze kuza kumushimisha gutyo, kuko yari azi ko yamufashe nk'umukobwa w'ikirara akibwira ko atakishimira kubyarana n'umukobwa umeze nkawe. Yumvaga bimutunguye cyane. Jackson yariruhukije, ikibazo cye kimwe cya mbere cyari gisubijwe, ariko yari asigaranye n'ikindi kibazo gikomeye cyane cyo kumenya niba Grace atarashaka. Nuko kubw'amahirwe yumva ntabwo arashaka, nabyo biramushimisha cyane. Yarishimye nubwo atahise amusobanurira impamvu itumye bimubaza. Bakomeje kuganira, Grace amubwira byose ukuntu umukobwa we yahoraga amuzengereza ashaka kubona papa we, n'ukuntu yamubonye akamwikundira cyane akamubwira ko yifuza ko boss we ari we wazamubera papa. Jackson kumva umwana yaramukunze cyane biramushimisha, ati biranshimishije cyane ko kumva yuko yankunze cyane kandi nanjye naramukunze cyane. Nuko akomeza abwira Grace ati tuzaza kubareba kandi ntabwo nzaba ndi njyenyine, nzaba ndi kumwe nabo mu muryango wanjye. Tuzaza iwanyu tuje kureba umwana, tuje no kuguhemba. Aramubwira ati ndashaka ko famiye yanjye yose izamenya ko mfite umwana, kandi nawe akamenya nyirakuru, sekuru, ba nyirasenge n'abandi bose bo mu muryango wanjye akabamenya, mukajya mureka akatangira akageza no kubasura. Grace noneho byaramurenze, ntabwo yari azi ko Jackson azishimira umwana we kuri urwo rwego. Baganiriye byinshi baza no gutandukana. Grace yatashye yishimye cyane. Yageze mu rugo ahita asaba mama w'imbabazi ko yamubeshye, akamubeshya ko yafashwe ku ngufu, ko papa wa Maya ahari kandi nyine kamuzi. Amubwira byose uko byagenze. Mama yarishimye cyane ko Maya none hatazongera guheranwa n'agahinda kagiye noneho nawe kubona papa we. Maya batangiye kumubwira ko papa we yavuye hanze, ko yenda kuzaza no kubasura. Umwana yarishimye cyane, ariko noneho birenga kwishima amenye ko papa we ari Jackson. Noneho yabona nabo mu muryango kwa Jackson bari baje bari aho ngaho ukuntu bari benshi, akishima cyane kuko yari amenye ko abo bose bafitanye isano. Umwana yari yishimye,
yendaga kwicwa n'ibyishimo. Kuva icyo gihe yatangiye kujya ajya gusura abo mu muryango we kandi nabo bakamusura. Jackson nawe yari yaramwemereye ko buri gitondo azajya aza akamufata akamujyana ku ishuri, kubera ukuntu bari baramubwiye agahinda ahorana ko kutagira papa ngo amujyane ku ishuri nk'uko byajyaga bigenda ku bandi bana biganaga. Bageragayo akabwira abana bose biganaga ati papa wanjye mwamubonye, muze mumusuhuze, muze musuhuze papa wanjye. Akabwira Chelsea n'abandi bakundaga kumusereza cyane ati nimuze musuhuze papa wanjye. Abana nabo koko bakaza bakamusuhuza, ubundi nawe akajya abwira Jackson udukuru tw'ukuntu bamuserezaga cyane bavuga yuko nta papa agira. Jackson akamubwira ati humura mukobwa wanjye, ntawe uzongera kuguserereza, papa na mama barahari kandi turagukunda cyane. Ubundi akamusezeraho akajya mu kazi, umwana nawe akajya mu ishuri yishimye cyane. Jackson na Grace kandi nabo bajyaga bahura bakaganira. Rimwe bicaye barimo kuganira, Jackson aramubwira ati mu myaka yose twari tumaze tutabonana twaraburanye, najyaga ngutekereza cyane, nta munsi n'umwe nigeze nsiba kugutekereza, nta munsi watangiraga cyangwa se ngo wire ntagutekereje. Nahoraga nifuza kuzongera kukubona, uzi impamvu nagutekerezaga cyane nkanagukumbura cyane. Grace arikanga aramureba aramubaza ati niyihe? Jackson ati impamvu nagutekerezaga cyane nkifuza no kongera kukubona nuko nari naragukunze cyane. Grace naragukunze cyane kandi ntaho rwigeze rujya, n'ubu niko bikimeze, ndagukunda. Grace kubyumva aratungurwa cyane, abura uko yifata. Yari azi ko yikundiye umukobwa we Maya gusa, icyo atari azi ni uko nawe yari yaramukunze cyane nubwo atari yarigeze abitekerezaho na rimwe. Grace nawe yari yaramukunze cyane kuko no kwanga kumukuriramo inda ni urukundo yari yaramukunze akimubona. Nuko bombi batangira kwikundanira, urukundo rwabo rwari ruryoshye cyane kandi bombi bari bishimanye. Gusa wari wishimye kubarusha bose n'umwana wabo Maya. Gusa yahoraga abaza impamvu bo batabana ngo babe hamwe nk'uko abandi bana baba bari kumwe na papa na mama mu rugo. Bakamusobanurira bamubwira ko bitazatinda, ko nabo benda kwibanira kandi koko ntago bamubeshyaga kuko ubukwe bwabo bwari buri vuba. Jackson iyo yabaga ari kumwe na Grace yamushimiraga ibintu bibiri. Icya mbere yamushimiraga ko yifashe, akaba ari we mugabo wa mbere bari babonanye. Akamubwira ati biragoye ko umukobwa mwiza nkawe yifata akarangiza kaminuza atararyamana n'umugabo ku myaka nk'iyo wari umaze kugira. Nubwo nari nagukunze nkikubona, ariko kiriya kintu cyarankuruye cyane, cyatumaga nkomeza kugutekerezaho kuko nabonaga ufite itandukaniro. Iyo nsanga atari yo nshuro ya mbere wenda ntekereza ko ntari no gufata umwanya wanjye munini cyane nkomeza kugutekerezaho, nari bugire ngo wenda wari usanzwe uri ikirara wisabira abahungu kuryamana nabo. Ikindi yamushimiye yuko inda ye atigeze ayikuramo, ati byari bigoye cyane ariko urihangana uba intwari kuko ndabizi ko utaburaga n'abakugira inama yo kuyikuramo. Ndabizi ubu hari abantu benshi bakwerekaga ko nutabikora nk'uko bakubwiraga ahazaza hawe hose hazaba hangiritse. Warakoze kunkunda, ugakunda n'umwana wanjye, ukanga kunkuriramo inda. Wanyuze muri byinshi bishaririye wenyine, ariko ho muri ubu ngubu ndahari, nzagerageza nkuryohereza ubuzima uko nshoboye kose. Ntago nzigera ntuma wicuza umwanzuro wafashe wo kutankuriramo inda. Urukundo wari warankunze rugatuma ufata umwanzuro wo kudakuramo inda yanjye, nzarukuba inshuro 1000. Nzagerageza nkuryohereza ubuzima. Jackson koko yamubereye umugabo mwiza cyane, kuko Grace yabona ukuntu bishimanye, akabona ukuntu bameranye n'umwana wabo bose banezerewe, yakibuka n'ubuzima bushaririye cyane yanyuzemo akimara gutwita, maze akabishimira Imana cyane kuko hari igihe yari azi ko ubuzima bumurangiriyeho, kuko yabonaga ibimubayeho ukuntu n'iwabo bari baramwirukanye. Akibuka amagambo bamuvugaga, ukuntu Nikora bakundanaga yamusebyaga akanamuhimbira inkuru, akamuhimbira ibintu byinshi cyane atakoze neza akagira ngo Imana yaramwibagiwe.
gusa nyuma yaje gusanga yaribeshyaga cyane, yabonye nta na rimwe Imana yigeze imwibagirwa kuko yari ikirimo kumutegurira ibyiza. Ubuzima bwari buryoshye cyane kuko yabonye yuko gutandukana na Nicolas bitagombaga kumubabaza kuko Jackson yaramukundaga cyane ndetse bikamurenga, nuko amwibagiza burundu agahinda yatewe na Nicolas wari uzi ko bimurangiriyeho. Nuko akibuka ya magambo Jackson yamubwiye ubwo bahuraga ubwa mbere, amubwira ati wibabara ngo uheranwe n'agahinda kuko umunsi umwe ushobora kuzicara ugatekereza neza ugasanga bitari bikwiriye yuko ibyakubabaje uyu munsi bikubabaza, kuko Imana ibidufitiye imipango myinshi cyane, ishobora kuba irimo kugutegurira ibyiza kurushaho. Nuko Grace koko yabitekereza akabona nibyo, kuko ukuntu yarasigaye abona Nicolas yitwara byari biteye ubwoba, byari rwaserera hagati ye n'umugore bari barabanye, kuko ingeso y'ubuhehesi yari yaranze kuyicika. N'ubundi bahoraga bashwana n'umugore we bazira ko yabaga yagiye kumuca inyuma amaze kubyara abana mu gasozi bagera kuri 2. Byari rwaserera gusa. Nuko kuko nawe atangira kubona yuko atari we mugabo yari akeneye, ahubwo ko yari akeneye umugabo mwiza umukunda nka Jackson. Aha niho inkuru yacu y'uyu munsi y'urukundo rwa Jackson na Grace irangiriye. Mwakoze cyane kuyikurikira. Grace inzoga zamukoresheje ibidakorwa, ariko kuko yari yarifashe atarigeze yiyandarika, byatumye Jackson akomeje kumva amutekereza cyane. Kubw'amahirwe mu bintu batatekerezaga, Imana irongera irabahuza maze barongera barabonana. Jackson ashimishwa no kongera kubona umukobwa yakunze cyane, noneho by'akarusho asanga afite n'umwana w'umukobwa w'imyaka 5. Byari ibintu byiza cyane atari yarigeze atekereza. Ni byinshi cyane twumvishe, kandi nkomeje kubashimira cyane ku rukundo mukomeje kunyereka, ariko ndanabasaba imbabazi ko ntabasha kubagezaho inkuru nyinshi nk'uko mwebwe muba mubyifuza. Mba numva byibuze nabagezaho inkuru nka 2 mu cyumweru, ariko nabwo hari igihe bidakunda bitewe n'izindi nshingano mba mfite. Mujye mwihangana rero, buriya nanjye ntakumba ntagize niko mba nshobojwe. Ndabashimiye cyane rero ko mukomeje kubana natwe, abakunda ibyo nkora, abansengera, abanzirikana mu buryo bwose bushoboka. Imana ibahe umugisha. Reka rero munyemerere uyu munsi dusubikira aha, tuzongere duhure ubutaha. Imana ikomeze kubarinda, ibahe amahoro, ibahe umugisha mu byo mukora byose, ibahe ubuzima buzira umuze, ibarinde mu nzira zose zishoboka, maze ubutaha tuzongere duhure turi amahoro. Ndabakunda cyane rero, mwari kumwe na Nema.